Murakaza neza nanone kuri YouTube channel yacu 250 Rwanda, aho tugiye kongera kurebera hamwe igice cya kane cya CSS. Igice cya mbere kugeza ku gice cya gatatu byose biri kuri YouTube channel. Wabaye utarabireba wareba, then tugakomeza na igice cya kane. Muri igice cya kane rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gushiraho amabara, noneho n'uburyo bungahe ushobora gukoresha kugira ngo ubashe gushiraho amabara, ni gute ushobora gushiraho ibara rya background, ni gute property ishobora ku inheritinga value y'indi property. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki gice cya kane. Tugiye kureba rero mu inheritance ni iki? Inheritance ni value ya property ukoresha igihe ushaka kwandukura value y'iyo property wari wakoresheje muri body tag cyangwa se mbere y'iyo ngiyo yindi ya kabiri ugiye gukora muri CSS file yawe. Urugero turi kubona hano ni ukuvuga ngo urabona ko iyi body tag ifite iyi property ya padding. Iyi property ya padding ifite value ya 10 pixels. Noneho tukabona n'indi class hano yitwa page, ariko nayo ifite padding, ariko iyi padding value yayo ifite ni inherit, iri ku inheritinga value y'iyi property ya mbere yakoresheje muri body tag. Muribuka nsobanura neza muri video zatambutse mvuga uburyo aho nasobanuye amoko ya selectors, nerekana uburyo ushobora guselectinga ID cyangwa se ushobora guselectinga class. Ni ukuvuga ngo iyi ni page class yabaye selected n'akadomo. Reka turebere hamwe n'uburyo ushobora gukoresha amabara. Nanone amabara byonyine, color ni property igufasha gushiraho ibara ushaka kuri element runaka. Hari uburyo butatu ushobora gushiramo amabara. Harimo uburyo bwa mbere ni RGB values. RGB value, R ni red, G ni green, B ni blue. Igufasha ni ukuvuga ngo nayo mabara atatu ubasha guhuza kugira ngo uhitemo ibara rimwe ushaka. Ni ukuvuga ngo hano hasi nanone turabona ko hano twavuze ko ari RGB value, ariko hano hari RGBA. Iyi RGBA nayo ndaza kuyisobanura, iyi A ndaza kuyisobanura mu nyuma mu gihe mbere yuko iyi slide irangira ndibuze kuvuga kuri no RGBA. Urabona ni RGB value, ariko hano urabona ko ni RGBA. Ndaza gusobanura iyi A bwanyu tujya kurangiza gusobanura. None ubundi buryo bwa kabiri ni hexadecimal cyangwa se hex code. Ni uburyo bwa kabiri bwo kwandika amabara uhuje inyuguti n'imibare, ariko byose hamwe bitarengeze inyuguti zitandatu. Ni ukuvuga ngo uteranyije imibare ugateranya n'inyuguti, byose hamwe ntibigomba kurenza inyuguti digit 6. Bishoboka kuba byaba inyuguti gusa cyangwa se ushaka kuba imibare gusa, byose birashoboka. Ariko icy'ingenzi kumenya nuko iteka iyo uri gukoresha hex codes ubanza n'iyi pound sign cyangwa se hash cyangwa se number sign. Noneho uburyo bwa gatatu rero ni ukwandika gusa izina ry'ibara. Ni ukuvuga ngo web browser dukoresha tusafinga ama website, ni ukuvuga ngo ifite ububasha bwo kumenya amazina 147 y'amabara. Ni ukuvuga ngo utazi gukoresha uburyo bwa mbere n'ubu buryo bwa kabiri, ushaka gukoresha uburyo bwa gatatu wita izina ushaka. Urugero ni nki dark cyan cyangwa se irindi zina ry'ibara ibyo ari byo byose byakunda nta kibazo. Noneho ni gute ushobora gushyiraho background color kuri web page yawe. Property ni background color. Background color rero ni property gufasha gushyiraho ibara rya background ya web page yawe, ariko noneho value ikaba imwe. Ugakoresha gushiraho value ikaba imwe muri buriya buryo butatu tumaze gukoresha RGB value cyangwa gukoresha color names cyangwa gukoresha hex codes, byose ni kimwe. Noneho iyi opacity ni igihe navuze ndibuze gusobanura iyi RGBA. Iyi A rero niyo area ya opacity. Iyi opacity ikikora, iyi opacity ni uburyo ushobora gukora kugira ngo ugire nk'ibara ribonerana. Kugira ngo ibashe kubonerana ni opacity ukora. Iyo opacity value yayo igomba kuva kuri 0 n'ibice
0 kugeza kuri rimwe, ntigomba kurenga rimwe. Nuvuga ngo iyo ukoresheje iyo ushize nka value hano muri RGB, urabona nk'ahantu nakoze RGB ni izinyugute ni ibice bitatu bibanza, noneho igice cya kane nicyo cya opacity niyo iyi A. Iyo ushizeho 0.5 hano means ni 50%, kubera iki it's like ni gice ni 50% wa 0.15 ikaba 15% ya opacity. Ni ukuvuga ngo ibonerana kuri kangahe kwijana bitewe na value washize muri iyi RGBA hano. Okay, noneho reka turebere practice y'ibingibi tumaze gusobanura, ariko nongere mbibutse ko niba ukunze ino video ukande like na subscribe kugira ngo supporting channel n'izindi video tuzakurikira uzabashe kuzibona. No kuvuga ngo ufite n'ikindi gitekerezo, ufite n'ikindi kintu watabasha kutwandikira kuri iyo email uri kubona kuri screen. Reka turebe noneho uburyo dushobora gukora biriya tumaze gusobanura in practice. No kuvuga ngo nuko nguku syntax yawe ya HTML iba imeze, biba bizwi ko ugomba kuba ufite amagambo yanditse no kugira ngo code zawe kuzishiramo hano hagati. Reka rero ikintu tugiye kubanza kurebera hamwe, tugiye kubanza kureba uburyo iyi padding ishobora ku inheritinga iyi value ya padding ya body tag. No kuvuga ngo hano ikintu cya mbere turi bukore, iyi body yo irahari ni bisanzwe, no ngo nda creating a text yanjye, kanze mfate kuri ya text nsanzwe nkoresha. Ndongera mfate n'ubundi yindi kugira ngo nihute. Nanone reka nsubizemo iyi ngiyi n'ubundi izo text mfite aho hejuru kugira ngo nihute. Ni kuvuga ngo ni gutya bigaragara kuri nuko bigaragara kuri browser, nta effect ntaratangira gushiraho nani ya CSS. Reka gato yandebe hano, let me save this first. Ntarakoresha CSS nuko nguko bimeze, ntarakora CSS nuko nguko bimeze. Noneho reka turebe ukuntu iyi padding ishobora inheritinga value iyi padding ya mbere. Ni ukuvuga ngo aho turajya muri ya CSS file yacu, ni ukuvuga tumaze gukora ibikenewe hano. Ni ukuvuga ngo ndaza hano ndandika ya body tag ndavuga wenda font family, reka nyihe iyi ngiyi nta kibazo. Then ndamanuka color, reka nyihe reka nkoresha ibara ryayo ryose just fine. Reka nshireho iyi ngiri, then manuke nkore ya padding ni 10 pixels. Noneho reka turebe ino effect icyo yakoze hano kuri page yacu. Urabona ko byahinduye amabara. Reka mfata kandi kabara gasa neza. Wenda reka mfate blue nacyo, reka mfate blue turebe. Fine, reka tujyane na blue. Then ndagaruka selecting iyi note ahantu ivuye niyo class mfite hano, ngira ngo murayibona ndetse nabi niyo class mfite hano.
sorry, iyi class mfite hano niyo nza hano ariko nkabanza n'akadomo, twari narabisobanuye ndi gusobanura uburyo bwa selection ushobora gukora selector. Reka noneho ngewe hano nkore wenda border, nkore solid 1 pixel, reka ibara nkore black 3. Okay, noneho nkore color, reka hano mfate iyi chocolate, noneho nkore padding, reka mbanze ndetse gushyiraho value turebe. Urabona hano iyi ngiyi ifite ibara ryayo ritandukanye n'izi zo hejuru bitewe n'iki, iyo ni class iri ukwayo kandi ni class iri ukwayo kandi CSS irayibara ukwayo. Ibyo ngibyo ndakeka bisoreka nongere text kugira ngo bigaragare neza. Hano ari mu mistake, ni ukuvuga ngo nibs nzongeye muri iyi div kandi ntabwo zigomba kubamo, kanzishire out of it. Okay, hano ndakeka ari sawa. Ni ukuvuga ngo urabona ko iyi ngiyi ifite ibara ryayo ku ruhande ni ikagira amabara yayo yandi ku ruhande. None reka turebere hamwe icyo nashaka gusobanura hano. Urabona ukuntu iyi padding ya hano ifite 10 pixels, iya hano reka nkore inherit. Urabona inherit, yes. Ni ukuvuga ngo kubera ko iyi ngiyi ifite 10 pixels already, iyi padding ndakoza hano ndashizeho value ya inherit kugira ngo iyi inheriting iyi value y'iyi 10 padding ya 10 pixel kuri iyi padding ya mbere ibe ariyo n'ubundi za hano. Uraza kureba ninda refreshinga hano, wowe urebe hehe, urebe ahangaha. Urabona ko izi text hano zifatanye neza n'iyi border. So iyo kubera ko nkoresheje iyi inherit irafata izi 10 pixels n'ubundi ise naho izuzuza hano hasi. Urabona zahita zegera imbere gatoya. Nanone iyi value nyihinduye nkayikora wenda like 40. Urabona ko n'ubundi hano haraza kwegera imbere na hano n'ubundi hegera imbere. Ubundi haregera imbere gute? Haregera imbere hano na hano. Turebe, wabonye urabona uburyo isiga umwanya hano igasiga n'umwanya hano, ariko nahinduye hehe? Nahinduye hano hejuru honyine. Reka ngire 20 turebe, ndi guhindura hamwe honyine n'ahandi hakihindura. Kubera iki? Imwe ireneritinga value y'iyindi. Ndakeka icyo ngicyo gisobanutse. Reka none turebe RGB na RGBA colors. Hano urabona ko dufite ibara ry'ubururu, ariko twarishizeho gute? Urabona twanditse value ariko y'izina ry'ibara, means ni uburyo bwa gatatu hano twakoresheje. Ni ukuvuga ngo nahise nandika izina ry'ibara blue, nta kibazo. Ariko noneho ubundi buryo bwa RGB rero ushaka kwandika gusa color, noneho ugakoresha bwa buryo bwa RGB, then ugashiramo imibare. Reka mvuge wenda 100 then nze hano ndasevinze. Urabona ibara rihise hano ni ubururu, ariko reka ndarefreshing urebe. Urabona ukuntu rise rihinduye ibara. Kubera iki? Iyi value y'ijana irasa n'iri bara. Reka noneho hano wenda turebe irindi bara mpindura. Reka tuvuge wenda, reka mfate iyi red color. No, reka nyihindureho gatoya, ngire
ka gold mo gakeya. Sibyo, urabona ukuntu ndi kugenda mpindura hano niko n'aya ma value ari kugenda ahinduka. Urabona RGB kagenda guhindura ama values shaka. Nindekera aho ngaho ibara rihita rihinduka ribe somehow gold. Ndarefreshinga hano nubwo bitari bugaragare neza. Urabona ibara ko ryahindutse mpinduriye hehe? Mpinduriye hano. Nanga ushaka guhindura n'ubundi nacyo nicyo kimwe, ariko reka dufate wenda naha turebe buriya buryo bundi bwa Xcode nshobora kwandika twatwumvikanye ko itangizwa na number sign, nkakora F E wenda 2A 4 then nkashiraho wenda DB. Urabonye ibara riseriza ni nakabara kenda kumera nka pink ukuntu. Ukanda refreshing urareba urabonye ni bwa buryo bwa Xcode dukoresheje. Noneho opacity iyo ni iyihe? Ni igihe navuze ko ni igihe ushaka gushiraho akantu ibara ribonerana. Urabona ni hano. Urabona ko hano hahise hiyongera indi value ya indi navuze itashobora kuba hejuru ya rimwe. Urabona ko hejuru hahera ni 9.9, hasi hanyuma ni 0. Ngo irahinduka between rimwe 0 na rimwe, nishaka kujya hejuru ya rimwe. Nanone iyo wongeye opacity hahita hiyongeraho value ya kane, kuko RGB gusa nta A iriho, ibifite value ya red, green na blue. Ariko ibaye RGBA kagira value ya kane, ya indi itagirenga rimwe, kubera ko nayo value yayo wayongereyeho hano. Ndakeka nabyo bisobanutse. Reka noneho turebe uburyo ushobora gushiraho background yawe ukayiha ibara runaka ukeneye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uhe ibara background yawe ushaka, hahandi twagiye n'ubundi aha muri body. Niba mwibuka neza ndi gusobanura HTML, naravuze ngo ikodi yose iba hagati ya body niyo igaragara kuri web page yawe, niyo igaragara kuri browser yawe. So ni ukuvuga ngo rero iyo bara ya background urakora gusa ni ya property ya background image, ni background color, ugahitamo ibara ushaka. Iryo bara rero rishobora kuba ukoresheje izina ry'ibara, ushaka gukoresha ubu buryo bwa Xcode cyangwa se uburyo bwa kunaminga izina rya color. Reka turebe rero, ngewe maze guhitamo iri bara agenda kubamo green ukuntu kugira ngo ribe background. Urabona ko niryo ryabaye background y'iki ya iyo page, ariko bitewe na color y'amagambo ntagaragara bitewe na background nshizeho. So nshobora guhindura iri bara kugira ngo bigaragare. Reka nkore black wenda, then save. Ninza hano nka refreshinga, urabona biragaragara nubwo atari neza ariko biragaragara. So icyiza ni ugukora black, nkayita mu izina ryayo kugira ngo bimere neza. Abonye ko nabaye black igaragara neza. So nibi ngibi bifite ibara ryabyo, nabyo ushaka kubiha irindi bara ushaka bitewe n'iki. Nanone hano ushaka kuhahindura background, ni ukuvuga ngo iki gice kiri muri class runaka nta hantu kiba gihuriye n'irero, ko naho dushaka kuyihindurira background. Reka tuyihe wenda ka background kari dark, katari kijimye gatoya, katari kadakeye cyane. Urabona nayo background yayo, urabona ko nayo ihindutse. Urabona ko na background yayo nayo ihindutse. Ni ukuvuga ngo ushobora guhindura background bitewe n'icyo ushaka. Ushobora guselectinga text ukazishyira aho ushaka bitewe n'uko ushaka. Nk'ahangaha nshobora kuvuga wenda, reka mvuga wenda text transform, ziriya text ziri muri
hano izi text zose ziri muri iyi class, ziri muri iyi class ya note zose zibe uppercase. Bavuga ngo ibi byose birahita bihinduka uppercase. Wabonye? Ni ukuvuga ngo ni effect ifata gusa hariya hantu, wenda ukavuga ati nanone ukavuga wenda text align, wenda byose bibe center, byose birahita biba center usibye ibiri out of this class. Urabona ibi ngibi nibyo bise bijya hagati, ibindi ntacyo ibikoze, bitewe n'iki nuko effect yanditse ko igomba ku affectinga ibintu biri muri iyi class yitwa note. Ndakeka ku byerekeranye n'iyi video nibyo twasomye hano mu magambo makeya, ndakeka bisobanutse. Vuba aha ngaha turongera tugaruke n'igice cya gatanu dusobanura ibindi bice bigize CSS bishobora kugufasha ku designinga website yawe. So rero niba ukunze video yacu likinge kandi wibuke gukora subscribe. Turi kumwe, murakoze cyane, mugire ibihe byiza.